Hello everyone. Muri make ngiye kukwereka uburyo ushobora gukorera amafaranga hano kuri application yitwa Honeygain. Honeygain ni application ushobora gukorera amafaranga uko bukeye nuko bwije ku madolari 20 ukaba wabikuza. Okay guys, reka dutangire nkwereka uburyo uzakorera amafaranga hano kuri Honeygain. Mbere na mbere zamanzeba hariya ko handitse ngo sharing, niba ufite ama network nayo afunguye network zawe haba wifi cyangwa se data. Ariko ikiza iyo ufite network nka data biba byiza kurushaho. Noneho ikindi iyi Honeygain yiri muri machine noneho abara akarusho. Iyo ufite nka machine ko wayishyira nko muri machine abara akarusho, kuko iyi ni Honeygain ni application ikoresha megabyte wowe zindi udakeneye, zindi nyine ubudakunda gukoresha cyane, zindi baba bari butwarira ubusa, niyo iyi application ibasha gukoresha. Nawe rero wakorera amafaranga hano kuri Honeygain. Reka nkwereke uburyo tuzakorera amafaranga kuri Honeygain. Mbere na mbere zamanza urebe aka gaseke, urebe niba iyi mibare iri aha ngaha, niba yaba yarangiye hose handitseho 0 bakakwandikira ngo open. Niba handitseho open uzagaruka ko iyo open baguhaye ukimara kuyikandaho, ubundi babe baguhereza amadolari atandukanye. Aka kabazo impamvu ngashyizeho nuko ngewe imibare ntago yarangira, ubwo ndi kubereka yuko imibare bampaye itari yarangira. Ubwo na amasaha baba baguhaye ari amasaha yarangiye, karagaseke ubasha kugafungura bakaba baguhereza nyine amadolari runaka. Izi nzuki iyo zitarimo gukora nyamuneka nabyo mubyumve neza. Izi nzuki iyo zitarimo gukora ntabwo inuze yawe, ntago application yawe ibirimo gukora. Izi nzuki uko zigenda zikora cyangwa se uko zigenda zipushinga kuriya, niko amafaranga agenda yiyongera ku mafaranga urimo gukorera. Nyamuneka ibi bintu mubyumve neza. Aya ni amafaranga maze gukorera. Iyo winjiye kuri link yanjye babasha kuguhereza amadolari 3. Mu gihe winjira cyangwa ku yindi link runaka babasha kuguhereza amadolari 3. Aha ngaha iyo ayo madolari igihe cyo kubikuza kigeze, ahantu mu rwanda handitse umuhondo hahita hahinduka ubururu ukaba wabikuza amafaranga yawe. Iki kintu nacyo mucyumve neza. Aha ngaha ni abantu bamaze kwinjirira kuri link yanjye. Nawe uyu ni umwanya wawe, nawe wakwinjira kuri link yanjye ubundi ukaba wabasha gukorera amafaranga aha ngaha kuri Honeygain. Ntago ari ibintu bigoye. Noneho hariya naberetse, hari hambere naberetse iyo utabashije kuba wafungura karagaseke mu minsi 7 baba baguhaye, babasha ira minsi wabugeze kuri 5, wabugeze kuri 6, ndaje mbibereka hasi. Wabugeze kuri 7 cyangwa 6, icyo gihe imisi yose wagize batayigira expired, ukongera ugatangira bundi bushyashya. Icyo kintu mucyumve neza. Iyi niyo link rero mbashe kubahereza, namara kwibahereza ubundi ukaba wabasha kuyinjiriraho, ubundi nawe ukaba wabona ari amadolari 3. Utinjiye kuri link yanjye ntago babasha kuguhereza amadolari 3. Urukumva yuko icyo gihe uzatangira A0, kandi kugira ngo uzapfe kugura ku madolari 3 urukumva ni ibintu bigoranye. Kandi iyo wageze ku madolari 3 aba ari ibintu byiza birimo kwihuta, ku buryo bitewe n'amanota wako ufite, ku buryo ushobora kuba ari amadolari 3 wayabonye, ukabona bitewe n'amanota wako ufite umunsi umwe ukabugeza ku madolari 4 bitewe n'amanota wako ufite. Iyo ufite amanota wako makeya na Honeygain igenda gakeya. Dore handi ndi kubabwira, mu gihe iyi misi 7 utari wafunga karagaseke, iyi misi 7 yose bataba ira misi 3 yose maze kugera yose ihita iba expired, bagatabongera bakantangiza bakaba bankira kuri 0 nkongera ngatangira bundi bushyashya. Nawe gerageza ni misi 7 gusa, iyo ira misi 7 irangije bataguhereza imisi 21, 24 hafi aho ngaho. Ntago ari ibintu bigoye rero, nawe kurera amafaranga hano kuri Honeygain. Ira misi uko ugenda irangiza hasi uri kubona bataguhereza indi misi 3. Nayo iyo uyikoze neza iyo misi 3, naho ubasha gukorera amafaranga aturutse hano kuri Honeygain. Naho ni misi 3 gusa bajya guhereza, ubwo buriya gutanya na ira misi 7 ubwo bikaba bibaye imisi 10. Ariko uko ira misi ugenda uyuzuza niko bagenda baguhereza amadolari bayongera kwa yariye, baguhereza ibice babyongera kwa biriye. Nyamuneka ibaze kuba iyi video tuyigejeje ngaha utari wakora subscribe, waba uri umwanzi w'ibyiza. Aha ngaha rero naho wabasha kuba ubwo ndimo kubabwira uburyo karagaseke ugenda ugapfundura karagaseke mu gutera wagapfundura. Nyamuneka ubwo buriya amafaranga yawe uburi kuyadindiza.
amadolari 20 ucyuyuzuza hita unyandikira kuri 0780 118 46. Ndayisubiramo ni 0780 118 46. Iyi coro ni nk'iyanyu, reka duhure mu yindi video mumbwira muri comment.